ikintu cya mbere cy'agaciro ufite nimba koko waramenye Yesu ukamwakira akaguhindura akaguha agakiza ukabyumva ukaba ubihamya ukaba udashidikanya ukaba ugendana ibyiringiro, ikintu cya mbere cy'agaciro ufite ni Yesu. Yesu aruta amafaranga yose ufite, aruta imitungo yose ufite, aruta amashuri yose ufite, aruta inshuti zose ufite, aruta ibyo ufite byose, aruta icyubahiro cyawe, aruta ibintu byose. Icyo ufite cy'agaciro ni Yesu. Yesu muri wowe ni ubugingo buhoraho, Yesu muri wowe ni amahoro adashira, Yesu muri wowe ni umunezero w'iteka, Yesu muri wowe niwe butunzi butagira akagero, niwe butunzi butarondoreka. Ni Yesu, ni Yesu niwe butunzi butarondoreka. Ni Yesu, ni Yesu udukiza kurimbuka, ni Yesu udukiza kurimbuka, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu udukiza ibyaha, uduha amahoro. Uramutse ugeze imbere y'Imana, Imana ikakubaza ngo runaka ko mwagendanye, kuki utigeze umubwira Yesu? Ngo runaka ko mwari inshuti, kuki utigeze umubwira Yesu? Runaka ko mwasangiye, kuki utigeze umubwira Yesu? Wamumariye iki? Abana wabyaye banzu babwire Yesu, babwire Yesu mbere na mbere. Umugabo mwashakanye mubwire Yesu mbere na mbere nimba ataramwakira. Wenda mwanga ariko wamumubwiye, mwerera imbuto, era imbuto, vuga ubutumwa, koresha amagambo, koresha imbuto. Haleluya! Vuga Yesu, vuga Yesu utanga agakiza. Yesu niwe nkuge yacu y'agakiza. Abamugeramo ntibazarimbuka, abaguma muri we ntibazarimbuka, ariko abari hanze ye nta cyizere gihari. Hanze ya Yesu ni ukurimbuka, hanze ya Yesu ni irimbukiro, hanze ya Yesu nta mahoro, hanze ya Yesu nta munezero, hanze ya Yesu ni irimbukiro. Abari hanze Yesu bazarimbuka, ariko abari muri Kristo Yesu, abatari mu byaha, abo ntibazarimbuka. Abafashe ubuzima bwabo bakabuhereza Yesu, bakaba batuye muri Yesu, bakaba bagendera muri Yesu, aba bantu ngo ntago bazarimbuka. Kubera iki? Bizera Yesu, bari muri Yesu, bagendera muri Yesu, batuye muri Yesu, bagumye muri Yesu. Aba ntibashobora kurimbuka, aba ntibashobora kurimbuka. Ngo ni abantu bari muri Kristo badashobora kurimbuka. Kuki batazarimbuka? Ngo abangaba ntago bakibaho ku bwabo, ntago bagenda uko isi bishaka, bagenda uko umwami wabo ashaka. Haleluya! Imana itugire neza. Abantu rero baguma muri Yesu, bari muri Yesu, bakora ibyo Kristo ashaka, babereyeho kumunezeza, aba ntibashobora kurimbuka. Amen. Imana itugire neza. Jya uvuga Yesu rero nawe. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Bene data aba Yesu, Imana ishimwe cyane ko yongeye kutugirira neza, ikaba iduhaye amahirwe kugira ngo twongere duhure tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndanezerewe kubw'uyu mwanya, kandi Imana ishimwe ko nawe guciriye inzira nukuri ukaba uhageze. Reka dutangire rero tuganire. Ijambo ry'Imana ni rizima. Nkuko twabyiyemeje, tuzakomeza twige iyi Bibiliya yose mpaka tuyirangije, kandi tudasimbuka umurongo n'umwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero tubanze dusenge. Mana ushimwe, Mana uhabwe icyubahiro. Urakoze, uturemeye umwanya mwiza w'umugisha ngo twongere duhure na bene data tuganire ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ushimwe kubw'ibyo. Rero ubane natwe muri uyu mwanya, tukugirireho umugisha. Umwuka wera adusobanurire, abane natwe, ntitube twenyine, ahubwo imbaraga z'umusaraba wa Yesu zibane natwe muri uyu mwanya. Amaso yacu y'umwuka humuke, amaso y'umutima humuke, kugira ngo turusheho kukubana no kukumva. Kandi ubwo tugenda twiga ijambo ryawe, udufashe kugira ngo tujye turushaho kugenda dusa nawe. Urakoze kubyumvisha ni mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu. Urakoze. Amen, 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 amen. Imana ishimwe. Ni karibu mwene data, wakoze kwitabira. Uyu munsi rero tugeze ku gice cya 7 cy'itangiriro. Turasomeye imirongo yose uko ari 24. Imirongo 24 yose igize igice cya 7 cy'itangiriro. Tugiye kuyisoma, tuyige, twumve icyo Imana ivuganira natwe muri iri jambo ryayo, ubundi dukomeze. Imana ishimwe cyane. Twibukiranye, intego yo kwiga ijambo ry'Imana no kugira ngo duhinduke dusa na Yesu, no kugira ngo turusheho gusa n'umwami wacu Yesu wadukunze akatwitangira. Imana ishimwe cyane. Iyo niyo mpamvu twiga ijambo ry'Imana, iyo niyo mpamvu tudasiba kuryiga, niyo mpamvu turitekereza uko bwishe nuko bukeye. Reka rero dusome iyi mirongo ubundi tuyiganireho. Duhera ku murongo wa mbere. Ibice ni 7, turere ku murongo wa mbere tugeze ku 24. Turarangiza icyo gice cyose. Ni karibu. Twagiye. Fata Bibiliya yawe, nanjye dore nafashe yanjye. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore. No mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore,
kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose, kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, harimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsemba mu isi. Nuko Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Mu matungo no mu nyamaswa zitazira no mu zizira no mu nyoni n'ibisiga no mu bikururuka hasi byose, bibiri birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore uko Imana yamutegetse. Maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure asandara mu isi. Mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3. Binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose. Birinjira bisanga Nowa mu nkuge, bibiri mu bifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramo. Umwuzure umara mu isi iminsi 40. Amazi aragwira aterura ya nkuge, ishyirwa hejuru y'isi. Amazi arakwira cyane, arushaho gukwira cyane mu isi. Ya nkuge ireremba ku mazi. Amazi arushaho gukwira cyane mu isi. Imisozi miremire yose yo munsi y'ijuru byose irarengerwa. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15. Imisozi irarengerwa, ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane ku isi. Imana itugirire neza. Iki ni igice cya 7 turagisomye kandi turakirangije. Reka tukiganireho rero. Munyemerere tubanze tukitegereze, tugerageze kucyumva. Ubundi uhereye hano nkaho ku murongo wa mbere, ngo Imana yibuka Nowa. Ku murongo wa mbere w'igice cya 7, ngo Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Ikintu cya mbere dukwiriye kumenya tukitegereza hano, urabona ko mu isi ya Nowa, isi yari iriho umukiranutsi umwe wenyine. Nowa wenyine niwe wari umukiranutsi. Nowa wenyine ngo niwe wari intungane kuri kiriya gihe, ngo abandi bose bari abanyabyaha. Imana irangije iramubwira ngo injira mu nkuge. Mwibuke inkuge yari yararangije kuyibaza, kandi yarayibaje uko Imana yamutegetse. Ibintu byose, icyo nkundira Nowa, ngo ibintu byose abikora uko Imana yagize gute, yabimutegetse. Icya mbere rero mwitegereze ngo mu maso y'Imana isi yari iriho umukiranutsi umwe wenyine. Ntabwo biri tubwira ko abandi bari abakiranutsi, hano bwo tubwira ko Nowa cyangwa umugore we cyangwa abana be cyangwa bakazana be bari abakiranutsi. Icyakoze kuko bumviye nabo bakinjira mu nkuge bararokotse. Buriya ngo isi yari iriho umukiranutsi umwe. Imana atekereza kureba ku isi yose. Buriya Imana ni igitangaza. Imana iza abantu bose bari mu Rwanda,
iz'abantu bose bari muri Afurika, iz'abantu bose bari muri Amerika, iz'abantu bose bari mu Burayi, iz'abantu bose bari muri Amerika, muri Aziya, mu migabane yose y'isi, kuri Australia, muri Australia hose, ngo Imana ikareba yarangiza ikavuga ngo dore umubare Imana izi umubare w'abakiranutsi ifite hano ku isi, izi umubare w'abakiranutsi. Iyo ukiranuka ibikuzi, n'iyo ukiranirwa ibikuzi. Ibyaha byose wakora wihisha, Imana ibibireba. Ni Imana idahishwa. Izi ibyo ukora wiherereye, izi ibyo ukora ku manywa, izi ibyo ukora wihisha abantu, izi ibyo ukora uri kure, izi ibyo wabitse mu mutima wawe, izi ibyo wanze kwihana, izi ibyo wanze kureka. Imana izi umubare w'abanyabyaha bari kuri iyi si, izi n'umubare w'abakiranutsi bari kuri iyi si. Reka nkubaze, Imana ikubona mu ruhe ruhande? Imana ikubona mu ruhe ruhande? Icyo kintu ugomba kukibaza. Ngo Imana yarebaga mu isi ikavuga ngo ku isi hariho umukiranutsi umwe, kandi uwo mukiranutsi ni Nowa. Reka nkubwire mwene data, icyampa ukaba mu mubare w'abakiranutsi, icyampa ukaba mu mubare w'abakiranutsi. Abantu Imana ireba ikabona ni abakiranutsi, icyampa akaba ari bubamo. Abantu Imana ireba ikabona ntibayitenguha, icyampa akaba ari bubarizwamo. Abantu Imana ireba ikumvira nezerewe, icyampa akaba ari bubarizwamo. Uyu munsi ubarirwe mu mubare w'abakiranutsi. Imana iyo irebye ku isi ibonamo ibice bibiri, ibonamo abakiranirwa, ikabonamo abakiranutsi. Ibonamo abanyabyaha bakwiye kurimbuka, ikabona n'abakiranutsi bababariwe ku bw'ubuntu bw'Imana, bihannye ibyaha bakizera Yesu. Imana ikabita abakiranutsi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yego, tekereza ngo isi yose ngo yaririho umukiranutsi umwe. Imana irangira aramubwira ngo umva Nowa, nubwo uri umwe ntago ndi bugusuzugure, nubwo uri umwe njyewe ndakuzirikana, nubwo uri umwe ntago nakurimburana n'abanyabyaha. Ngwinjira mu nkuge, ngwino mu nkuge. Mu nkuge hari harimo Imana. Mu nkuge Imana yari bizi ko hatekanye. Haleluya. Imana itugirire neza. Ngwinjira mu nkuge, winjirane n'abawe, noneho numara kwinjira ubundi nkinge. Imana itugirire neza. Nowa rero arinjira, yinjira mu nkuge. Cyo nkundira Imana ngo n'abana be babyungukiramo, n'umugore we abyungukiramo, n'abakazana be babyungukiramo, n'inyamaswa zimwe na zimwe, izizira n'izitazira. Inyamaswa zizira ni inyamaswa Abisirayeli batari bemerewe kurya, inyamaswa zitagombaga kuribwa, cyakoze zitagombaga no gutambirwa Imana, ahubwo zari inyamaswa nyine zifatwa nkaho zihumanye, izituza, izitatuye inzara, cyangwa izo mu mazi ariko zidafite ya mababa, ya mafi adafite amababa, ya mafi ameze nk'ibiyoka gutyo. Hari inyamaswa bataryaga: ingurube, inkwavu, inyamaswa zifite inzara zimeze ukuntu zitatuye inzara, zituza, zira ntago zaribwaga, zitwaga ngo ni inyamaswa zizira, ariko nta nubwo zatambwagamo n'ibitambo, ntago bazitambiragamo Imana ibitambo. Urumva, inyamaswa zizira n'izitazira, mu bikururuka, mu biguruka, mu biki byose ngo bibiri Imana irabirokora. Inyamaswa zirenjera zirarokoka. Ariko reka mbabwire, umukiranutsi atuma abantu benshi bakira babona amahoro. Gukiranuka kwa Nowa kwakijije abana be, gukiza umugore we, gukiza abakazana be, gukiza inyamaswa zimwe na zimwe. Ariko gukiranirwa nanone kw'abantu bo mu gihe cya Nowa kwateje akaga. Kuriya gukiranuka kwatumye barimbuka, barapfa, barashira, bararimbuka, bashiraho. Reka da ngo urugi Imana irarukinga, abari mu nkuge bari bafite amahoro, ariko abari bari hanze y'inkuge bose bararimbutse. Ngo amazi yaraje, imvura ikaza iturutse ku bicu ikagwa, amasoko y'ikuzimu nayo ngo akazikuka, ngo biraza, ubundi ubwato bujya mu kirere. Amazi aragenda arengera imisozi miremire ku buryo n'uwari kuvuga ngo arurira igiti, imvura yageraga ikamumanura, amazi akamumanura, abantu barapfa, intare zirapfa, imbogo zirapfa, inyamaswa zose zirapfa, uretse ibyari biri kumwe na Nowa mu nkuge. Haleluya. Iyo umuntu ari mu nkuge abona amahoro. Abari bari mu nkuge nta numwe warimbutse, abari hanze y'inkuge bose bararimbutse. Kandi inkuge bayibaje, Nowa yayibaje bareba, Nowa yababwirizaga ubutumwa ngo bihane, banga kwihana, birangira barimbutse. Birangira ngo bararimbuka bose pe, barapfa, barashira. Abarokotse n'abari bari mu nkuge. Imana tugirire neza. Abarokotse n'abari bari mu nkuge. Mutekereze ngo isi yari iriho umukiranutsi umwe gusa, ukora ibintu byose uko Imana ibishaka. Ngo ibintu byose Imana yamubwiraga ngo Nowa yabikoraga uko Imana ibishaka. Reka nkubwire,
nawe ndakwifuriza kuba umukiranutsi. N'isi ab'isi bose baba abanyabyaha, wowe uzakomeze kuba umukiranutsi. Wowe ujya wubaha Imana, wizere Yesu, wambikwe gukiranuka kwe. Imirimo yawe ibe imirimo y'abana b'Imana, imibereho yawe ibe imibereho y'abana b'Imana. Imana itugirire neza. Ngo Nowa yari umukiranutsi, Imana ikajya imureba ngo isi yose iri imbere yanjye ndi kuyireba. Imana ibireba n'ibyo abantu batabona, Imana ibireba n'ibyo abantu badatekereza, n'ibiri mu mutima wawe bireba, n'ibiri mu bitekerezo byawe bireba. Imana ikavuga ngo hari umukiranutsi umwe wenyine ku isi. Uwo mukiranutsi najya aba n'umwe. Ujya wicara uvuga ngo uwo mukiranutsi ujya wicara uvuga ngo umunsi isi yose izagwa ikuzuraho abanyabyaha, Mana uzandinde kuba muri abo banyabyaha. Ariko reka nkubwire ibanga ryo kutaba mu banyabyaha, ni ukwizera Yesu akaguhindura umwana w'Imana, akakwambika gukiranuka kwe. We yarangiza akajya kubara mu bakiranutsi, akagukuraho ibyaha byawe byose, ugahinduka uwera mu maso y'Imana. Ukajya ugenda uvuga ngo Yesu yarambabariye, aranduhura, mpindura uwera, ubu ntabwo nzarimbuka. Ibyo bihesha amahoro rero. Kwizera Yesu nicyo cyonyine dushobora gukora tugahinduka abakiranutsi mu maso y'Imana. Iyi nkuge y'agakiza rero twarayivuze. Inkuge y'agakiza kacu ni Yesu. Twebwe uwo tujyamo tukarokoka, ntituzarimbuke ku munsi Yesu azagarukiraho, ni Yesu. Yesu niwe nkuge y'agakiza kacu. Haleluya. Abari bari mu nkuge bari bafitemo amahoro, nta n'umwe warimbutse mu bari bari mu nkuge. N'uyu munsi abizera Yesu bakaguma muri we ntibazarimbuka. Abizera Yesu bakihana ibyaha byabo, ibyiringiro byabo bikaba biri muri Yesu, bakabaho babereyeho Yesu wabakunze akabitangira, abo ntibazarimbuka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Abantu bo mu gihe cya Nowa bararimbutse kubera ibyaha byabo, kubera kutumvira Imana, kubera kutizera Imana, kubera kutayihanga amaso, kubera kutayikurikira, bararimbutse. Ariko reka nkubwire, n'uyu munsi umuntu uzizera Imana ntazarimbuka. N'uyu munsi umuntu uzahanga amaso Imana ntazarimbuka. N'uyu munsi umuntu uzatumbira Imana ntazarimbuka. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Hanyuma turebe irindi somo rya kabiri rero. Irindi somo rya kabiri turi bwiteho muri iyi mirongo. Tugomba kumenya neza ko iriya nkuge ishushanya Yesu. Inkuge y'agakiza kacu ninde? Ni Yesu. Nawe ukwiriye kuba muri Yesu, agakiza kabonekera muri Yesu. Mu gihe cya Nowa utaragiye mu nkuge wese yararimbutse. No mu gihe cyacu umuntu utazajya muri Yesu ngo yizere Yesu mubere umwami, ngo abeho ku bwa Yesu, uwo azarimbuka. Imana itugiriye neza. Umuntu utazajya muri Yesu ngo yizere Yesu ngo Yesu amubere umwami, uwo ni umwana wo kurimbuka. Uwo ni umwana wo kugira gute? Wo kurimbuka. Yego. Hanyuma rero ibi bintu biraduha umukoro ukomeye. Icyambere dukwiriye kubaho twizera Imana. Nowa yumviraga Imana, ibyimubwiye niyo atabyumva akabikora. Nawe jya wumvira Imana niyo ibintu utabyumva. Jya wumvira Imana, jya wumvira Imana niyo abantu baba bumva ibyo ugiye gukora atari byo. Jya wumvira Imana niyo abantu baba batabyumva. Jya wumvira Imana niyo nawe waba utabyumva. Jya wumvira Imana niyo nawe ubwawe waba utabishyikira. Jya wumvira Imana nubwo isi yose yaba itabyemera. Jya wumvira Imana, mu kumvira Imana harimo amahoro. Jya wizera Imana kandi uyumvire. Izera Imana kandi uyumvire. Umva, ibi ngibi bizakurinda kurimbuka. Ibi bizaguhesha amahoro. Ibi bizaguhesha kugubwa neza. Ibi bizaguhesha umugisha ku Mana. Kumvira Imana no kuyumvira, kwizera Imana no kuyumvira bihesha umugisha. Imana itugirire neza. Reka dukomeze rero. Hanyuma ikindi ngira ngo tuganire rero, twibukiranye neza yuko bantu munkurikiye mutarakizwa, mutarajya mu nkuge y'agakiza, mutarizera Yesu ngo mwinjizwe mu muryango w'abana b'Imana. Uyu munsi ni uwawe. Uyu munsi ni uwawe. Wakire Yesu, wandikwe mu gitabo cy'ubugingo, uhinduke umwana w'Imana, winjire mu mubare w'abantu batazarimbuka. Abantu bari muri Kristo Yesu ngo nta teka bazacirwaho. Abantu bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Nimba utarizera Yesu, ihana ibyaha wizere Yesu, nawe kuva uyu munsi ntabwo uzarimbuka. Imana itugirire neza. Ihana ibyaha wizere Yesu, ntabwo uzarimbuka. Imana ishimwe cyane. Abihana ibyaha bakizera Yesu ntabwo bazarimbuka. Abihana ibyaha bakizera Yesu ntabwo bazagira gute? Ntabwo bazarimbuka. Imana itugirire neza. Kuba mu nkuge rero, kuba mu nkuge y'agakiza bivuze iki?
ni ukwizera Yesu. Kuba mu nkuge y'agakiza nta kindi bivuze, ni ukwizera Yesu. Ukajya ugenda uvuga ngo ndi umwana w'Imana kandi ntabwo nzagera gute, ntabwo nzarimbuka. Abatarizera Yesu rero ni umwanya wanyu mwiza, uhabwa umwanya, ni ukuri ntuzarimbuke. Abo mu gihe cya Nowa barimbuwe n'amazi, ariko banga kwizera Yesu ngo bazarimbuka, ngo bazarimburwa n'umuriro w'iteka, ngo bazarimburwa n'umuriro, ngo bazashya, aho abanzi b'Imana bazaba. Abanyabyaha n'abandi bantu bose banze kwizera Yesu, ngo abo bantu bazarimbuka, niko biritubwira. Ngo abo bantu bazagirirwa nabi cyane, ngo abo bantu bazababazwa, bazaba mu mubabaro mubi cyane, bazajya Gehinomu, mu irimbukiro, mu ihaniro, aho abanzi b'Imana bazaba. Niyo mpamvu rero umuntu utarizera Yesu, ukaba ukurikiye iki kiganiro, izere Yesu, izere Yesu. Abantu bo ku gihe cya Nowa barabisuzuguraga, n'uyu munsi hari abantu ubwira Yesu bakabisuzugura, aho kugira ngo bizere Yesu bagakomeza bakihagararaho. Nyamara ku munsi w'urubanza, ku munsi w'amateka, ku munsi wo guhanwa, aba bantu banze kwizera Yesu ntabwo bazarokoka. Aba bantu ntabwo bazajya umva, n'uwapfuye ngo atarizera Yesu, ngo kuri uwo munsi azazuka, kandi azazukira gukorwa n'isoni. Nunapfa utarizera Yesu, ibihano biragutegereje, igiheno biragutegereje, umuriro w'iteka uragutegereje, umujinya w'Imana uragutegereje. Ni umwanya wawe mwiza wo kwihana rero, kugira ngo naho uzajya ubuzima bwawe bube mu biganza bya Yesu. Dore uyu munsi uri ariko uzapfa. Nupfa utarizeye Yesu uzajya he? Nupfa utarizeye Yesu uzajya he? Nupfa utarizeye Yesu uzajya ahantu hateye agahinda, uzajya ahantu hababaje, uzajya ahantu hateye ubwoba. Ni igihe cyawe cyiza cyo kugira ngo wihane, Imana ikubabarire, ubundi uhinduke umwana w'Imana. Wizere Yesu, wizere imbabazi ze, Imana ikubabarire, wihane ibyaha byawe, uhinduke umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Reka dukomeze rero. Hanyuma abantu baguye mugasubira inyuma, mwizeraga Yesu ariko mwasubiye inyuma, musigaye mwituriye mu byaha. Ne mwihane, imbabazi za Kristo Yesu ziracyahari. Ahora yiteguye kubabarira umuntu wese umusanga, umuntu wese umutakira. Yesu ni umunyembabazi. Ibyaha byose wakoze yiteguye kukubabarira. Ibyaha byose wakoze yagiye ku musaraba ngo akubabarire. Ariko nawe ubivemo, ubizinukwe, ntugature mu byaha utazabirimbukiramo. Abantu bo kwa Nowa bararimbutse, barimbuka Nowa yarababwiye, barimbuka Nowa yarabigishije kubivamo, ariko banga kwihana. Banze kwihana bararimbuka. Uyu munsi nanjye ndi kukubwiriza kugira ngo wihane uve mu byaha, wizere Yesu akubabarire, wizere imbabazi ze, nawe utazarimbuka nk'abantu bo ku gihe cya Nowa. Yesu yigeze kubwira abantu ngo dore nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa, ngo bararyaga, bakoraga za mariage, barashakanaga, barahingaga, barezaga, bakoraga bizinesi, bakoraga ingendo, bariga, ngo ariko ngo baza gutungurwa kubera iki? Ntibigeze bizera Imana ngo bihane ibyaha. Nawe nutizera Yesu ngo wihane ibyaha, ufite ubwoba, ushobora kuzarimbuka nka bariya abantu bo kwa Nowa. Kandi narakubwirije ijambo ry'Imana, warumvishe ijambo ry'Imana kenshi. Uyu ni umwanya wawe mwiza wo kugira ngo wihane rero, wakire Kristo Yesu, uhinduke umwana w'Imana. Imana itugire neza. Wari waraguye ariko byuka. Yesu yiteguye kongera kukwakira. Yesu yiteguye kukubabarira ibyaha byawe. Yesu yiteguye kukweza. Ni umwami mwiza ugukunda. Yagiye ku musaraba ku bwawe. Nta gihe uzaza umusaba imbabazi ngo akwirengagize, nta gihe uzaza umukeneye ngo akujugunye, ariko nawe zirikana ko uwagukunze yagukunze kugira ngo nawe uve mu byaha. Niyo mpamvu yagupfiriye. Imana itugirire neza. Hanyuma rero abandi bantu mwizera Yesu, mujye muvuga ijambo ry'Imana. Vuga ijambo ry'Imana abapagani bihane. Vuga ijambo ry'Imana abatarizera bizere. Vuga ijambo ry'Imana kugira ngo n'abagenzi bawe mugendana nibanarimbuka bazarimbuke kuko banze kukumvira, ariko umunsi umwe bazarimbuka kuko utababwiye. Nawe Imana izagushyiraho urubanza, ngo izakubaza amaraso yabo, kuko mwaragendanye ntiwabagira inama, mwaragendanye ntiwababwira Yesu, mwaragendanye ntiwagira icyo bamarira. Nyamara warushoboraga kubabwira Yesu bakihana bakava mu byaha, ariko waricecekeye. Imana izakubaza amaraso y'abantu bose muziranye utigeze ubwiriza ubutumwa bwiza.
babwiriza ubutumwa bwiza bange kubwumva ariko wababwirije. Babwire Yesu babarira, babwire Yesu ukura abantu mu byaha, babwire Yesu utanga agakiza. Jya uvuga Yesu, wenda bange kumwumva ariko wababwiye, kuko nutabikora Imana izakubaza amaraso yabo. Utekereze, uramutse ugeze imbere y'Imana, Imana ikakubaza ngo runaka ko mwagendanye, kuki utigeze umubwira Yesu? Ngo runaka ko mwari inshuti, kuki utigeze umubwira Yesu? Runaka ko mwasangiye, kuki utigeze umubwira Yesu? Wamumariye iki? Abana wabyaye banzu babwire Yesu. Babwire Yesu mbere na mbere. Umugabo mwashakanye, mubwire Yesu mbere na mbere niba ataramwakira. Wenda mwanga ariko wamumubwiye. Mwerera imbuto, erera imbuto, vuga ubutumwa, koresha amagambo, koresha imbuto. Haleluya! Vuga Yesu utanga agakiza. Yesu niwe nkuge yacu y'agakiza. Abamugeramo ntibazarimbuka, abaguma muri we ntibazarimbuka, ariko abari hanze ye nta cyizere gihari. Hanze ya Yesu ni ukurimbuka, hanze ya Yesu ni irimbukiro, hanze ya Yesu nta mahoro, hanze ya Yesu nta munezero, hanze ya Yesu ni irimbukiro. Abari hanze Yesu bazarimbuka, ariko abari muri Kristo Yesu, abatari mu byaha, abo ntibazarimbuka. Abafashe ubuzima bwabo bakabuhereza Yesu, bakaba batuye muri Yesu, bakaba bagendera muri Yesu, aba bantu ngo ntago bazarimbuka. Kubera iki? Bizera Yesu, bari muri Yesu, bagendera muri Yesu, batuye muri Yesu, bagumye muri Yesu. Aba ntibashobora kurimbuka, aba ntibashobora kurimbuka. Ngo ni abantu bari muri Kristo badashobora kurimbuka. Kuki batazarimbuka? Ngo abangaba ntago bakibaho ku bwabo, ntago bagenda uko isi bishaka, bagenda uko umwami wabo ashaka. Haleluya! Imana itugire neza. Abantu rero baguma muri Yesu, bari muri Yesu, bakora ibyo Kristo ashaka, babereyeho kumunezeza, aba ntibashobora kurimbuka. Amen. Imana itugire neza. Jya uvuga Yesu rero nawe. Umva, ujya wibwira ikintu cya mbere cy'agaciro ufite nimba koko waramenye Yesu ukamwakira akaguhindura, akaguha agakiza, ukabyumva, ukaba ubihamya, ukaba udashidikanya, ukaba ugendana ibyiringiro. Ikintu cya mbere cy'agaciro ufite ni Yesu. Yesu aruta amafaranga yose ufite, aruta imitungo yose ufite, aruta amashuri yose ufite, aruta inshuti zose ufite, aruta ibyo ufite byose, aruta icyubahiro cyawe, aruta ibintu byose. Icyo ufite cy'agaciro ni Yesu. Yesu muri wowe ni ubugingo buhoraho, Yesu muri wowe ni amahoro adashira, Yesu muri wowe ni umunezero w'iteka, Yesu muri wowe niwe butunzi butagira akagero, niwe butunzi butarondoreka. Ni Yesu niwe butunzi butarondoreka. Ni Yesu udukiza kurimbuka, ni Yesu udukiza kurimbuka, ni Yesu udukiza ibyaha, uduha amahoro. Imana itugire neza. Abantu bari mu nkuge nta numwe warimbutse. Abari muri Yesu mwese ntago muzarimbuka, kubera ko Yesu aratubwira ngo abantu bari muri Yesu ntibazacirwaho iteka. Kubera iki? Ngo ni abantu bagenda nk'uko Imana ibishaka. Haleluya! Ni abantu batategekwa na kamere, ni abantu aba bantu bari muri Yesu bagenda uko Imana ibishaka. Aba ntibazarimbuka. Iyo uri muri Yesu uba utazarimbuka, iyo uri hanze ya Yesu uba uzarimbuka. Iyo uri muri Yesu uba utazarimbuka, ariko iyo uri hanze ya Yesu uba uzarimbuka. Guma muri Yesu rero. Abaguma muri Yesu ntibazarimbuka. Imana itugire neza. Hanyuma reka dukomeze n'ubundi tuganira ijambo ry'Imana. Nagira ngo nkubaze, uri muri Yesu cyangwa urishuka? Wigeze wihana ibyaha byawe ngo biture ku musaraba uruhuke? Yesu akubone mu bayita abakiranutse, abagenzi we mugendana, ujya ubabwira Yesu, ujya wumva nta soni zo guhamya Yesu ufite ko ari we nkuge y'agakiza kacu. Imana itugire neza. Inkuge y'agakiza kacu ni Yesu. Inkuge y'agakiza kacu ni Yesu. Abari muri Yesu ntibazarimbuka, abari muri Yesu bagira amahoro. Twebwe abari muri Yesu twumva amahoro, twebwe abari muri Yesu duhorana amahoro mu mitima yacu. N'iyo ibibazo byaba ari byinshi, umwami wacu Yesu aduha amahoro tutajya twamburwa n'isi. Twebwe abari muri Yesu ntidukangwa, ntabwo dutinya, tugenda twumva tutazarimbuka. Abari hanze ya Yesu bagenda bumva bazarimbuka, bagendana urubanza rw'ibyaha, babaho uko bashaka. Ni karibu Yesu yiteguye kukwakira kugira ngo ubuzima bwawe buhindure bube bushya pe. Amen. Ubuzima bwawe arabuhindura bube bushya, ubuzima bwawe arabuhindura bube bushya. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Inkuge yacu y'agakiza ni Yesu.
abari mu nkuge nta warimbutse, ariko abari hanze y'inkuge bararimbutse. Iyo uri muri Yesu nturimbuka, ariko iyo uri hanze ya Yesu urarimbuka. Kuba muri Yesu, gutura muri Yesu, kuguma muri Yesu. Amen. Imana itugirire neza. Ni karibu nawe wari warasubiye inyuma, wihakana Yesu wagukunze akakwitangira, ihana yiteguye kukubabarira. Wari waraguye, wasubiye mu byaha wiberaho nk'abari abantu, none nawe usigaye uri kuri liste y'abanyabyaha mu maso y'Imana. Ibyaha byawe nubwo ari byinshi, ariko Yesu yiteguye kukubabarira. Ihana umubwire ngo ndaje umbabarire. Wari waraguye, wari warasubiye inyuma, ihana Yesu akubabarire. Wari waratanye, ihana Yesu akubabarire. Ni umunyembabazi, yiteguye kukweza no kugutunganya. Ni karibu rero. Inkuge y'agakiza kacu ni Yesu. Abari mu nkuge ntibazarimbuka, abari muri Yesu ntibazarimbuka, ariko abari hanze yawe bazarimbuka. Ngwino muri Yesu. Ikitwereka kuri muri Yesu kandi ni uko umwizera ukihana ibyaha byawe, ugatangira kubaho nk'umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Wakoze kubana natwe mwami wacu Yesu, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Urakoze kubw'iyi Bible study, udushyigikire rero, uzayikoresha umurimo ukomeye. Ibyo tutashobora kwigezaho tuzabigezwaho no gusobanukirwa ijambo ryawe. Abayikurikiye batari hano baye kwihana, abayikurikiye baracitse intege ubahe kongera kwambikwa imbaraga, kandi abayikurikiye bakijijwe ubahe kugira umwete wo kuvuga ubutumwa bwiza, kuko hari igihe uzaza udutunguye. Umwuzure waje utunguranye, nyamara abantu bari barawuriwe banga kumva, niko nawe uzagaruka utunguranye. Ujye uturinda rero kugira ngo turusheho kuba tukwiteguye kandi tukurindiriye. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu urakoze. Amen, amen, amen. Mwakoze kubana natwe, naho utaha. Imana ibahe umugisha cyane. Amen, amen.